Haleluya, haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Anaweza TV. Kuri uyu munsi Imana itugiriye ubuntu n'imbabazi zo kuduha guhagarara kuri uyu mwanya kuri iyi televiziyo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye. Ndashimira umukozi w'Imana, umuyobozi wa Anaweza TV, wantumiye kugira ngo mbaganirize mwebwe munteze amatwi bakunzi ba Anaweza TV, aho muri hose, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu mahanga, aho umuntu wese aherereye hose. Imana ibaho umugisha. Nitwa Dukuzumuremyi Bosco, ndi umupasiteri mu itorero ryitwa Church of God World Mission, mu ishami rya Kicukiro i Kigali. Imana ibaho umugisha kuko tugiye gufatanya muri aka kanya kuganira ijambo ry'Imana, kandi ndabizi neza yuko muri buhabwe umugisha n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze, dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice byaho 27. Nifuje ko tuganira icyo gice cyose, ariko reka tugerageze dusomemo imirongo mikeya, hanyuma ibindi turagenda tubiganira gake yuko Umwuka Wera ari budufashe kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe kubw'uyu munsi. Imana ibaho umugisha. Reka dusome duhereye ku bice byaho 27, turasoma umurongo wa 20. Duhere ku murongo wa 20, tureka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo, hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose kuko nta uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Paulo ahagarara hagati muri bo, bazamurwa umwenda w'imbere. Reka dusome neza, bari nsimbutse tugeze ku murongo wa 21. Haravuga ngo, kandi imaze iminsi myinshi batarya, Paulo ahagarara muri bo hagati, arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve i Krete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, ndi uwayo nyikorera. Arambwira ati, Paulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayizari, kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko imbwiye, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Turakomeza dusome n'umurongo waho, dusome n'umurongo wa 41 na 42. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nanone haranditse ngo, ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, basekura inkuge ku butaka ubwo hasi y'amazi. Nuko umutware w'inkuge, reka dusubiremo 41. Ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, basekura inkuge ku butaka bwa hasi amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga, ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga z'umuyaga. Amen. 42 haravuga ngo, abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri izo mbohe ucika. Ariko umutware utwara umutwe ashaka gukiza Paulo, agwabiza imigambi yabo,
ategeka yuko ahita abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho kandi ibindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Narihaye insanganyamatsiko cyangwa umutwe w'ijambo waryo tugiye kuganiraho uravuga ngo nubwo inyuma hatobotse ariko imbere Nihazima. Nubwo inyuma hatobotse ariko imbere ho Nihazima. Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kandi nanone kubaha ikaze bakunzi ba Anaweza TV kugira ngo twiganire kuri iri jambo ry'Imana dusomye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Tubonye Bibiliya ikitubwiye urugendo rwari urugendo bari bafashe Paulo na bagenzi be kubera ijambo ry'Imana cyangwa kubera ubutumwa bwiza bwari muri bo, bashaka kubajyana no kubafunga no kubagirira nabi. Haleluya. Ariko biravuga ngo barahaguruka bava aho ngaho mu gihugu bari barimo bagenda berekeza aho bari babatwaye. Bari mu nzira rero bahuye n'ibintu bikomeye cyane mu buzima bwabo, bahuye n'ibigeragezo bikomeye bari mu nyanja mu muraba banyuragamo. Haleluya. Byari bikomeye bitoroshye ku buzima bwabo, ariko Imana ikomeza kubana nabo, Imana ikomeza kubiyereka, Imana ibereka ikiganza cyayo. Haleluya. Kubera ko bari bafite umutima udafite icyo bashinja, bari bafite umutima wo kwizera imbaraga z'Imana. Haleluya. Bari bafite Imana kandi barabavuga butumwa, bari bafashwe barimo kuvuga Imana. Yesu ashimwe cyane. Barangije bafata icyemezo cyo gusenga bari aho ngaho mu nyanja. Yesu ashimwe. Biravuga ngo bagihaguruka bagenda bateraganywe n'umuraba kandi ukomeye cyane. Yesu ashimwe. Umeze nk'umuraba urimo kunyuramo muri no minsi, urimo guteraganwa n'umuraba hirya no hino. Urumva udafite umutima utuje, urumva ufite ubwoba bw'ibyo urimo kubona imbere yawe, bihuha biteye ubwoba bikomeye, wibaza uko biri bugende. Yesu wacu ashimwe cyane. Ariko Paulo yari afite umutima ukomeye, yari afite umutima wo kwizera Imana, yari afite umutima wo kudatinya ibyo yari arimo. Yari abizi neza kuko nta rubanza umutima we wamuciraga. Biravuga ngo iyo dufite umutima uducira urubanza tubasha gutinyuka imbere y'Imana. Yesu wacu nashimwe cyane. Bagenda bari mu nyanja bakomeze kugenda. Haleluya. Kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, ushobora kuba urimo kunyura mu bihe bitoroshye ku buzima bwawe, urimo kubona izuba n'inyenyeri bitaboneka. Yizuba n'inyenyeri bitaboneka bigaragara ngo umuntu ari mu mwijima, ntabwo afite icyerekezo cy'ubuzima, ntabwo arimo gutekereza uko biri bugende. Hari igihe umuntu agera mu gihe ubona urimo gutabona inzira n'imwe unyuramo. Hari igihe umuntu agera mu gihe ubona imbere yawe ari umwijima gusa. Hari igihe umuntu agera mu bihe abona adafite ubwinyagamburiro ubwo ari bwo bwose. Binyenyeri n'izuba ngo ntabwo byari bikiboneka hashize iminsi myinshi. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko Paulo arangije ngo icyo gihe hari umwijima mwinshi, inyenyeri zitaboneka, ngo bateraganwa n'umuraba. Uyu muraba ngo witwaga ruhuhuma, urabatera urabanyeganyeza. Yesu ashimwe mwene data. Birashoboka yuko iwawe mu rugo hateye umuraba, hateye umuyaga wa ruhuhuma. Hagati yawe n'umugore wawe hateye umuyaga wa ruhuhuma. Hagati yawe n'abana bawe hateye umuyaga wa ruhuhuma. Hagati muri business zawe harimo umuyaga wa ruhuhuma. Inyenyeri n'izuba ntabwo birimo kuboneka mu buzima bwawe. Roboshete graformema. Reka nkubwire mwene data, nubwo hari ruhuhuma imeze gutyo, Paulo afite ijambo yavuze ruhuhuma iteye ubwo. Haravuga ngo kandi bamaze iminsi myinshi batarya. Paulo ahagarara hagati muri bo harababwira ati,
nimuhumure. Haleluya, ashimwe Yesu. Iyo myinshi yari iteye ubwoba, ibyo bihe byari biteye ubwoba ku buzima bwabo. Batarya, batanywa, umuyaga urahuha, uratera ku buzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ngo dufite teme tugiye kuganiraho, ivuga ngo nubwo inyuma hatobotse ariko imbere ho nihazima. Bintu byari bikomeye, hari ruhuma iteye ubwoba. Sinzi ruhuma iri iwawe, sinzi ruhuma iri mu buzima bwawe, sinzi ruhuma y'umuyaga ubona imbere yawe, sinzi ruhuma iri mu kazi kawe, sinzi ruhuma iri mu muryango wawe, sinzi ruhuma yaguteye kubera ideni rya banke bagiye kugutereza cyamunara. Ariko ndakubwira ngo humura, nubwo aho hose hagiye hangirika, ariko imbere aho tujya, aho Imana itujyana ho nihazima, nta kibazo gihari, witinya. Yesu wacu nashimwe cyane. Harababwira Paulo ati yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira. Haleluya, ukwiriye kumva Imana muri aka kanya, ukwiriye kunyumvira njye urimo kukubwira, ukwiriye kumvira ijambo ry'Imana rinyura hano kuri Anaweza TV, rigusubizamo ibyiringiro, rigutera imbaraga, rikubwira ngo humura. Haleluya, humura, humura mwene data. Nubwo hari ruhuma, ubona ihuhuma itwara buri kimwe cyose cyawe, ariko humura, humura. Ukwiriye kumvira ijambo ry'Imana rikubwira ngo humura, witinya. Yesu wacu nashimwe cyane. Nkuko tubizi twese dukunda kubyumva, muri Bibiliya dusoma harimo ijambo rivuga ngo humura 336 sinibuka 356 aho ngaho 66. Yesu ashimwe cyane. Bingana n'iminsi dufite y'umwaka, naho ngaho ni 366 kugira ngo sinibuka neza iminsi igize umwaka. Haleluya. Ariko iri jambo rivuga ngo humura, humura mwene data, humura. Nubwo ubona ruhuhuma imbere yawe, nubwo ubona inyuma byatawaguritse, nubwo ubona background yawe itameze neza, nubwo ubona aho uturuka bitameze neza, haratobotse, nubwo ubona mu kazi byatobotse, ariko imbere ho nihazima. Iyo tujya Imana irahazi, Imana yaguteguriye inzira. Paulo avuga ngo nimuhumure. Haleluya, Yesu wacu nashimwe cyane. Ashimwe Yesu. Haleluya. 22 kandi none ndabakomeza, nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge yonyine nizameneka. Haleluya, haleluya. Biravuze ngo nimuhumure, kubera ko muri mwebwe mwese muneza amatwi, kubera ko muri mwebwe mwese mukurikira Anaweza TV, Imana yavugana namwe ngo nimuhumure, kuko muri mwebwe hatazapfa n'umwe. Muri mwebwe ntabwo hazapfa n'umwe keretse inkuge gusa niyizameneka, ariko we ntacyo uzaba. Haleluya. Ibyo unyuramo, ibyo ubona bikomeye, iyo ruhuma y'umuyaga izi imbere yawe, Imana yavugana nawe muri iki gitondo, muri aya masaha, kuri uyu mwanya ugiye kumviraho ijambo ry'Imana kugira ngo humura. Iri ni ijambo ry'Imana rikubwira ngo humura buri munsi kugeza imyaka yose urangiye, iminsi yose igize umwaka yose, buri munsi Imana yagutegurira ijambo rikubwira ngo humura, humura, witinya. Yesu ashimwe cyane. Kuko muri mwebwe hatazapfa n'umwe. Ubu bwari ubuhanuzi Paulo yararimo kubwira abantu izi mbohe zose bakoranaga umurimo w'Imana bari bagendanye, ndetse n'abandi bari bakoze ibyaha bitandukanye bari kumwe na Paulo. Haleluya. Reka mbabwire bene data, mu bintu muhura nabyo bikomeye biteye ubwoba ku buzima bwanyu, ntimugatakaze kubana n'abakozi b'Imana, ntimugatakaze kubana n'abantu Imana yasize, ntimugatakaze kuba mu ruhande rw'Imana, ntimugatakaze kubana n'abahanuzi, ntimugatakaze kubana n'abakozi b'Imana Imana yabahaye, ntimugatakaze kubana n'abakozi b'Imana kuri Anaweza TV ngo mwumve icyo Imana ivugana nawe. Haleluya.
Pawulo muri ibyo biteye ubwoba, muri ibyo byari bibahamuye, arangira avuga ngo muhumure mwitinya, kubera ko muri mwebwe Imana yarayisanzira ijoro iranyereka ihagarara imbere yanjye irambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure, kubera ko muri mwebwe nta muntu n'umwe uzapfa. Imana yabantumyeho mwebwe bakunzi ba Anaweza TV ngo mbabwire ngo nimuhumure, kubera ko iyo ruhuma nta kizagutwara. Nubwo hari umuraba mwinshi, nubwo hari umuyaga mwinshi, nubwo biteye ubwoba, nubwo imitima ihagaze, ariko Imana yavuga ngo nimuhumure, kubera ko kuri mwebwe nta muntu n'umwe muri mwe uzapfa. Umva nkubwire, witinya, humura. Hari ruhuma y'indwara zikomeye ku buzima bwawe, ariko Imana yambwiye ngo ntabwo uzapfa. Nkubwire ngo humura, witinya. Yesu ashimwe cyane. Imana yakuntumye ngo nkubwire ngo witinya, ntabwo uzapfa, ntacyo uzaba. Imana iri mu ruhande rwawe. Hari ruhuma mu kazi kawe, urabona ibintu bikomeye, urabona ugiye gufunga imiryango, urabona ubuzima bwahagaze, ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo humura, ntacyo uzaba. Nubwo inyuma hatobotse, nubwo ibibazo biri inyuma, nubwo ibibazo bikugose ubibona, ariko imbere aho ugiye Imana igiye kugucira inzira, Imana igiye kugufungura imiryango, Imana igiye kukwereka ikiganza cy'imbabazi, Imana igiye kukwitaho, Imana igiye kukuzirikana. Iyo ruhurura yose, iyo ruhuma yose iri imbere yawe, uwo muraba n'izo nyanja, ibyo bibazo byose bikugose ntazi amazina yabyo, ndakubwira ngo humura. Wowe ufite ubwoba ko bagutereza cyamana, ntabwo bizakunda. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya, ashimwe Yesu. Kandi noneho ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe atazapfa n'umwe, keretse inkuge yonyine niyo izameneka. Haleluya, uhumure, ntacyo uzaba. Hari bizangirika byinshi wenda bitwawe n'umuyaga, ariko Imana yakubwira ngo wowe ntacyo uzaba. Haleluya, ntacyo uzaba. Kandi nubwo byatobotse byose ari byinshi, nubwo byangiritse, ariko imbere aho ugiye Imana igiye kugukora ibitangaza ku buzima bwawe. Hari ibintu byinshi watakaze muri no minsi, hari byinshi byangiritse, hari byinshi byatobaguritse, hari umutima watobaguritse, hari umbabaro wuzuye umutima wawe waratobaguritse. Haleluya, biravuga ngo nubwo inyuma hamenetse, ariko imbere ho Nihazima. Yesu wacu ashimwe. Ibyo byari mu gihe bari bagiye kwambuka bageze hafi. Haleluya, Pawulo arangije arababwira ngo yari yababwiye isezerano rikomeye by'Imana yamweretse, arabwira ngo ntabwo muri mwebwe hazapfa n'umwe, keretse inkuge yonyine. Imana yangiza bisohoza mu gihe cyo kurangiza urugendo rwabo, ngo ariko bageze ku ihuriro ry'amazi 41, bageze ku ihuriro ry'amazi, basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi, nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga, ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga z'umuraba. Haleluya, umva icyo Imana ivugana nawe. Haleluya, igihe ubona ko ugiye kwambuka, igihe wabona ko ugiye kugera iyo ujya, ugiye kubona haje umuraba, haje umuyaga, ibintu byawe byose washakaga kugira nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo inyuma hatobotse, nubwo ibintu bigenda nko gupfa, ariko inkuge ngo yaragiye ishinga umutwe ku butaka nk'uko Imana yabivuze. Reka nkubwire, hari abantu bari bategereje ko ugiye gukurwa mu mwuka, hari abantu bategereje ko ibintu bigiye kurangira byawe, hari abantu bari bategereje ko isoni zigukoze. Ashimwe Yesu wacu. Haleluya, ariko Imana iravugana nawe muri aka kanya ngo nkubwire ngo humura, wowe ntabwo uzapfa. Ni inkuge yonyine nizameneka, kandi izameneka inyuma, ariko imbere ho hazaba ari hazima. Reka nkubwire, mu rugendo rwawe, mu buzima bwawe, hari ibintu byinshi byagiye byangirika ku buzima bwawe. Nawe ubwawe watakaje ibyiringiro by'ubuzima. Ibihe turimo nanone byatakaje ibyiringiro by'ubuzima bw'abantu benshi. Ariko nubwo inkuge yatobotse inyuma, nubwo ibigutwara byatobotse inyuma, nubwo ubuzima rurimo butobotse, nubwo ibibazo bikugose ubona umeze nk'ibitobagurike gusa, ariko ndakubwira ngo ntabwo wowe uzapfa. Imbere ni hazima. Haleluya, humura, imbere ni hazima. Humura, imbere ni hazima.
iby'Imana igambiriye ku buzima bwawe n'ibizima. Ndavuga nawe wa murwayi wabonaga bipfuye, inyuma iyo ngiyo byagiye bitobagurika, mutima waratobaguritse, impyiko zaratobaguritse, ubuzima bumeze nabi, ariko ndavugana nawe, humura, imbere ho Nihazima. Iyo urimo kujya Nihazima, Imana igiye gukora ikintu gishya, mbese ko kigiye kwaduka nonaha ntabwo uri bukibonesha amaso ya. Humura, uratinya iki? Witinya. Ibyo ubona imbere yawe byose biguteye ubwoba, itegereze neza urebe, burya nibaringa. Haleluya. Ibyo ubona imbere biguteye ubwoba, reba neza, itegereze, nibaringa. Haleluya. Nibaringa, baringa zitera ubwoba, wirayibona ihagaze imbere yawe, kavuga ati none ndapfuye, ukabona ni nk'igikoko, ariko wakegera ukakibura, kaberwaho kigiye, cyangwa ugasanga ni ikintu kidafite umumaro. Reka nkubwire, ibyo ubona biguteye ubwoba byose bikugose imbere n'inyuma, burya nibaringa, nta kintu kizima kirimo. Haleluya. Yesu wacu ashimwe cyane. Witinya, wigira ubwoba, biravuga ngo biragenda bishinga hasi, inguge yose iramenagurika inyuma, ariko imbere ngo irasika ntiyagira ikiba. Ndavuga nawe unteze amatwi, humura, witinya, Imana iri kumwe nawe. Witinya, Imana ikwitayeho. Witinya, ntabwo uzapfa, kuko biriya niko ivuze. Ndavuga ngo muri mwebwe mwese nta muntu n'umwe uzapfa, keretse inguge yonyine nizameneka. Narinje kukubwira ngo humura, witinya, ntacyo uzaba nshuti yanjye, ntacyo uzaba mwene data. Nubwo biteye ubwoba, nubwo ubona ruhuhuma mu buzima bwawe, nubwo ubona ruhuhuma mu kazi, nubwo ubona ruhuhuma mu bibazo, mu byo ukora byose, ariko Imana yakubwira ngo witinya, humura, ntacyo uzaba. Haleluya. Narinje kugusubizamo ibyiringiro kuri Anaweza TV, ngusubiremo ibyiringiro byawe by'umutima bisubiremo, kandi ntimugatakaze kugumana n'abakozi b'Imana. Icyakijije abantu bose ni Paulo wari ari kumwe nabo. Haleluya. Yarababwiye Paulo ngo arahagurutse, arahagarara hagati muri bo, arababwira ngo mwari mukwiriye kunyumvira mwese uyu munsi, mukwiriye kunyumvira. Umuntu nimutaguma mu nkuge ntabwo mbasha kubaho. Reka nkubwire, nutaguma mu gakiza ntabwo uzabaho. Nushaka guhunga Imana, nushaka kujya mu bibi, nushaka kwirwanira, ntabwo uzabaho. Imana yo mu ijuru bagire neza. Bakunzi ba Anaweza TV, Imana ibaho umugisha. Haleluya. Gumana n'abakozi b'Imana muri ibyo bibazo bagusengere, uzabona Imana. Uzagumana nabo gute? Kurikira Anaweza TV buri munsi, kanda subscribe aho ngaho. Uyu munsi ucyumva ijambo ry'Imana, kanda subscribe kugira ngo abakozi b'Imana nibanyura aha ngaha wumve icyo Imana ivugana nawe. Fatira ijambo urikoreshe, usharinge bagenzi bawe. Hari abandi bafite ibibazo byagose batari bumenya aya makuru, ababwira yuko batazapfa ahubwo inkugi zameneka. Haleluya, haleluya. Nubwo inyuma hatobotse, ariko imbere Nihazima. Umva mwene data, imbere iyo tujya Imana idufitiye umugambi. Imbere iyo tujya Nihazima, imbere iyo tujya naho gutabarwa, imbere iyo tujya turakira indwara, imbere iyo tujya abadayimoni barahunga, imbere iyo tujya robo sheke de grand formema. Ndakubwira unteze amatwi muri aka kanya, imbere iyo tujya Nihazima. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Witinya, witinya za shadow ubona imbere yawe, witinya ibyo bigirwamana, witinya ibyo bihagaze imbere yawe guteye ubwoba, ntabwo ari bizima. Nubwo inyuma hagiye hangirika, nubwo background yawe atari nziza, nubwo ubuzima bwo mu muryango bwose atari heza, ariko wowe aho ujya Nihazima. Guma ahangaha kuri Anaweza TV ujye ukurikirana ijambo ry'Imana. Ndakubwiye ngo kora subscribe none ahangaha, ujye wumva icyo Imana ivugana nawe. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndakwereka aba bana bawe banteze amatwi, abakunzi ba Anaweza TV. Reka ubaho umugisha nkuko iyi televiziyo imeze, ni kuri. Haleluya. Urashoboye, urashoboye, urashoboye. Shobora ibibazo bya buri muntu wese uduteze amatwi kandi uturi imbere muri aka kanya. Ibyari mugose nimwugarize uyu munsi bikurweho n'imbaraga zawe no kunesha. Urakoze kumvise gusenga, kandi urakoze kugiye kurwanira abana bawe. Wari ufite ubwoba wese, wari utewe ubwoba n'ibyo abona imbere yawe, ugiye guhagarara nawe urwana intambara ikomeye. Izina rye rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibaho umugisha cyane, mugirirwe neza n'Imana. Turabakunda cyane, mukurikirana ijambo ry'Imana kuri Anaweza TV buri munsi Imana izabakorera ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen.